murakoze cyane twongeye kubasuhuza abakunzi b'ibiganiro dukora kuri uyu muyoboro kuri channel bijyanye n'ubukungu bijyanye n'iterambere ariko cyane cyane birimo indangagaciro za Gikristo. Aho muhereye hose turabashimiye na feedback mujye muduha turayibashimiye. Uyu munsi tugiye kuvuga ku yindi insanganyamatsiko ijyanye n'ubujura bukorerwa kuri WhatsApp. Ubujura burimo gukorerwa kuri WhatsApp muri iyi minsi cyane cyane muri aka gace duherereyemo. Birashoboka ko no mu gace uherereyemo hashobora kuba n'indi realite, ariko reka nkubwire ubu ngubu tunumve uburyo umuntu ashobora kubwirinda. Mu gutangira reka nkubwire inkuru iheruka kumbaho vuba cyane, hari kuri tariki 14 z'ukwa gatanu muri 2021, 14 z'ukwa gatanu 2021, umuntu yaranyandikiye kuri WhatsApp mu buryo busanzwe. Anyandikira ngenda umupasiteri, anyandikira nk'umupasiteri mugenzi wanjye tumenyeranye, umupasiteri witwa Jean Pierre. Ni umupasiteri tubana kuri paruwasi, turamenyeranye turaganira, noneho ahita muri icyo kiganiro ahita nsaba yuko namuhera amafaranga umuntu kubera akabazo kagize kihuse ko ejo mu gitondo azahita ayansubiza. Ubwo byari ku mugoroba, ansaba ko nohereza uwo muntu 80,000. Noneho sinze ngeramo amakenga gato, ndavuga nteka mbanze muhamagare tuvugane kuri telefone numve. Muhamagaye kuri telefone nibwo nahise numva ko bamaze kumwiba WhatsApp yiwe, ko WhatsApp ye atarimo kwikontorora, ko nawe bamaze kumwiba amafaranga. Nsanga yamaze guta umutwe. Nuko nkomeza kuganira n'uwo mujura wari urimo yiyita Pasteur Jean Pierre kuri telefone, turandikirana. Noneho mpita ntekereza ko ari bo bikora abantu benshi, muvana ku rubuga. Hari urubuga twahuragaho n'abapasiteri dukorana, mukuraho kugira ngo mbone uko mburira abandi bari ku rubuga, ariko muvanyeho arabibona kubera ko nasanze deja yamaze kwiba WhatsApp z'abandi bantu batandukanye kuri urwo rubuga, kuko yari yamaze kuzigarura, ari we uzireba, ari we ubona ubutumwa burimo buza, ku buryo na message natanze yo kuburira abandi yahise ayisoma, birumvikana ahita azimya telefone ya WhatsApp twavuganiragaho, arambloka. Nuko kuri urwo rubuga nsanga bamwe yamaze kubescroka, bamaze kumuha amafaranga ari benshi. Hanyuma mbagira inama yo kubigeza mu nzego zishinzwe gukurikirana ibyaha. Nari mbahaye iyo nkuru ngira ngo tuvuge neza kuri icyo kibazo. Ubundi WhatsApp ubwayo ikora ite? WhatsApp ni application ni nk'aga programme k'ikoranabuhanga ka mudasobwa cyangwa muri telefone. Ni application yo muri Amerika, y'ikigo nyirayo ni ikigo cyitwa Facebook, kizwi nacyo gikora mu gisanzwe muri social media. Ikigo cyitwa Facebook kuva muri 2014 nibwo Facebook yayifashe, kuko intuza yo yari yatangiye mbere yaho nko muri za 2008. Itangijwe n'abagabo babiri, uwitwa Brian Acton n'uwitwa John Kuhn, bahoze ari abakozi b'isosiyete nayo izwi mu ikoranabuhanga yitwa Yahoo. Nuko iyo application rero ikora iteye uburyo busanzwe, yohereza ubutumwa bugufiya, benshi murayifite murayizi. Ishobora kohereza ubutumwa bwanditse bugufiya, ishobora kohereza amajwi, ishobora guhamagara ukoresheje voice cyangwa guhamagara ukoresheje video umuntu umurebana. Ishobora no inafasha mu gusharinga ibintu bitandukanye nk'amafoto, gusharinga document, gusharinga aho uherereye location n'ibindi. Ni application ikora utuntu twinshi kandi mu buryo bworoshye. Kuyisetinga, kuyishyira mu gikoresho cyawe muri telefone, mu mashini, ni ibintu byoroshye. Kuyikoresha nabyo ni ibintu byoroshye. Ikorera kuri telefone, kuri tablet no kuri mudasobwa computer. Gusa buri konti ya WhatsApp iba ifite nimero ya telefone ifatiyeho. Bifite nimero ya telefone ifatiyeho, ntabwo ari nka kuri ufungura email gutyo gusa. Yo ibifite sim card ifatiyeho, kandi muzi ko sim card mu bihugu byinshi zibaruye kwiranga muntu. No mu gihugu cyacu sim card muzi ko zibaruwe. Muri 2018 WhatsApp yatangije kandi kitwa WhatsApp Business, aho umuntu ufite business ashobora gukomunika n'abakiriya mu buryo bworoshye biciye muri WhatsApp.
ndetse yanatangije n'ubundi buryo bw'imyishyurirane bwo kwishyurana bwitwa WhatsApp Pay. WhatsApp Pay cyakora ubu ngubu ngira ngo birakora mu Buhinde gusa, ntabwo birakwirakwira hirya no hino ku isi no muri iki gihugu turimo, ntabwo WhatsApp Pay ikora cyane. Gusa ni umuyoboro, ni urubuga rukoreshwa n'abantu benshi kubera ko nko muri 2020 mu kwezi kwa kabiri, imibare niyo mperuka kubona yatangajwe, yari uko urwo rubuga rwari rufite abantu barenga miliyari ebyiri z'abantu barukoresha. Uyu munsi ni ukuvuga rukoreshwa n'abandi barenga benshi cyane hirya no hino ku isi. Ubu bujura rero bukorwa bute kugira ngo ubumenye hanyuma ubwirinde? Nicyo ngambiriye muri video y'uyu munsi. Ubundi iyo ugiye guhindura nka telefone ukoreshamo WhatsApp cyangwa ugiye kuyishyira ku mashini cyangwa kuri tablet, ahandi hantu ugiye kuyishyira hashyashya, hari kode bagusaba, hari kode bagusaba y'imibare 6. Ni imibare 6 irimo agatire hagati. Hari n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga bita QR code. Iyo mibare rero izo code ziza kuri SMS, kubera ko WhatsApp yose ibifatiye kuri sim card runaka, kuri nimero ya telefone runaka, iyo SMS iza kuri telefone yawe. Umujura rero ushaka kwigarura WhatsApp yawe arabikora, agasa n'ugiye kwimurira WhatsApp yawe ku gikoresho afite kuri computer ye, kuri telefone ye, noneho bikamusaba ko iyo mibare ayibona yaje muri SMS. Birumvikana iyo batakwibye telefone nawe uba ugifite telefone yawe, SMS iza muri telefone yawe. Uburyo bakoresha, arakubeshya akavuga ngo hari imibare iyobeye iwawe, kandi nawe koko wayibona message ukayibona, ukavuga uti iyi message koko ntayo nari nasabye, buriya nibyo, ukamwohereza ya mibare. Ariko iyo uyimuhaye ya mibare, WhatsApp yawe abayibonye ahita yigutwara. Ubwo ni ukuvuga abantu mwandikirana, contact zawe, ibyo mwandikirana byose, amagurupu bamo byose, ahita abyigarura nkaho arimo, ahita atangira kubavugisha nkaho ari wowe. Hanyuma n'icyizere wowe bagufitiye, kubera ko ari abantu muziranye, nimero bahita babibona, akabona ko ari wowe murimo muvugana. Abantu basanzwe bagufitiye icyizere bahita bamugirira icyizere nawe, batitaye ko ari umujura urimo kubariganya. Agatangira kubeshya no gusaba abantu ubufasha, hanyuma bakabikora bihuse kubera cya cyizere navugaga wowe bagufitiye, kuko babikora batazi ko ari umujura, baba babona rwose ari wowe murimo kuvugana. Niba ari hano umuntu wajya gusaba ubufasha agahita yihuta, niyo wa mujura amaze kwigarura WhatsApp yawe, ashobora guhita avugana n'uwo muntu akamuha ubufasha nk'uko yari buguhe. Ni gute rero wabyirinda? Kubera ko si no kwibwa gusa, iyo amaze kwigarura WhatsApp yawe ashobora no kuyikoresha ibintu by'ibyaha. Ushobora kubazwa, ashobora gukoresha nk'imvugo z'urwango, ashobora gutuka abantu, ashobora gukoreraho ibintu byinshi kuko aba yafashe telefone yawe kandi akabikora mu izina ryawe, ukaba wanabibazwa nyuma. Ni gute rero wabyirinda? Kubyirinda, principe ni imwe, ihame ni rimwe: irinde ko hari umuntu, irinde guha umuntu uwo ari we wese kode yawe, ya kode y'imibare 6 iza kuri SMS. Niba kubeshye ngo irayobye, ukabona n'umuntu, akenshi umuntu abikubaza nawe wenda bamaze kumwiba WhatsApp, ukabona n'umuvandimwe ubikubajije, ukabona n'umubyeyi wawe ubikubajije, ukabona n'umukorege, ukabona n'umuntu musenga n'ukubwiye ko hari kode yayobeye iwawe, ukabona n'umuntu mufitanye isano ya bugufi, n'umuntu uzi neza. Iyo gusabye iyo kode, ihame rihari nuko ukwiye kwirinda gutanga iyo kode uyiha umuntu uwo ari we wese akubwira ngo imibare iyobeye iwawe ajya mu biki, mwihorere wikwirwa ubimuha. Kubera ko nta muntu n'umwe ushobora kugira impamvu yumvikana yamusaba ko agusaba iyo mibare y'ibanga. Niba gusaba, nubona umuntu akusabye iyo mibare, umenye ko bagiye kukwiba kandi bakazakoresha ya telefone yawe ibintu by'ubujura, by'uburiganya, ibintu by'ibyaha ushobora no kubazwa n'amategeko, kubera ko babikora mu izina ryawe. Nta muntu n'umwe rero ufite uburenganzira bwo kwaka uwo mubare. Kugira ngo ubyirinde, ubundi muri telefone yawe ukwiye gushyiramo pin. Hari pin ushyiramo, nayo ni imibare 6, noneho wowe wihitiyemo. Ushobora kwihitiramo imibare 6 ukavuga uti ndashyiramo imibare n'iyi nka pin uzajya wibuka.
nibyo byagufasha kwirinda ibyo bibazo. Ubigenza gute? Iyo ufunguye WhatsApp ushyiramo hari ahantu ubona utudomo dutatu dutondetse tumanuka. Iyo ukanzeho hahita haza ibyitwa, kubera ko ikoze mu ndimi z'amahanga ndabivuga mu cyongereza byitwa settings, mu cyongereza, mu gifaransa byitwa parametre cyangwa settings. Iyo ukanzeho uhita ubona handitse account cyangwa konti. Iyo ukanzeho hahita haza kandi kanditseho ngo ni two steps verification cyangwa verification en deux étapes. Iyo ugakanzeho uhita ubona ahanditse noneho enable cyangwa active. Iyo ukanze enable cyangwa kanda kuri active, noneho ihita igusaba gushyiramo pin, ikanagusaba gushyiraho email bashobora kukwandikiraho igihe wibagiwe ya pin yawe. Ibyo ngibyo kubishyiramo bizakurinda ko telefone yawe cyangwa WhatsApp yawe yakoreshwa ubujura, kuko uburiganya burakorwa rimwe na rimwe, bugakorwa n'abantu utanakekaga ko bashobora kubugukorera, abantu bashoboraga no kugira icyizere. Ngewe bigeze kubigerageza ndi mu rusengero, abantu babonye computer yanjye, umuntu muri aho mu rusengero arabigerageza. So ntago rero ntago watungurwa no kubona bakwibye, ahubwo kwirinda nibyo byiza kurusha kwivuza, kurusha kwiruka ko gukemura ibibazo byamaze kubaho. Dusoza nkuko nababwiye, ubundi uyu muyoboro tubinyuzaho amakuru cyangwa ibiganiro, ariko tubiganisha mu ndangagaciro za Gikristo. Mu ndangagaciro za Gikristo ubundi birazwi ko kwiba ari icyaha. Muri Bibiliya ahantu henshi harabivuga, ntabwo ndi buhatindeho. Ababikora abo ari bo bose bakora ubwo buriganya, bakora ubwo bujura, ni icyaha bakora, kandi ingaruka z'icyaha barazizi. Bashobora guhura nazo hano ku isi, bashobora no kuzahura nazo mu buzima buri imbere. Inama nabagira aho ngaho ni ukubivaho bagahindura. Ntabwo abo ngabo ndi bubatindeho, ahubwo noneho reka mburire benshi batagira amakenga, kubera ko na Bibiliya tubwira ngo umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyirinda. Reka mburire benshi batagira amakenga, kuko nabahoze mbabwira nk'urwo rubuga rw'abapasiteri bibyemo abantu benshi, babiba amafaranga bari bateganyirije ibindi, babibira gusa kubera ko bakoresha amazina y'abantu bafitiye icyizere. Muri Bibiliya mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 5:8 handitse ijambo rivuga ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka acocomera. Nashaka ako gace gusa kavugamo ngo mube maso. Kuba maso hari ukubera maso ubugingo bisanzwe, ariko hari no kubera maso ibindi by'agaciro byabyo byose ufite. Icy'agaciro ufite Imana yaguhaye ukibere maso, uburiganya nk'ubwo ngubwo bwe kugira. Mu cyongereza haravuze ngo be self controlled and alert. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Soyez sobre et veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ni ukuvuga ukwiye kuba maso. Uburiganya buragize, abifuza gutwara ibyawe, bifuza kukuvanaho ibyawe ni benshi. Ukwiye kubitanga wabitekereje uzubiha, ariko utatwawe n'uburiganya ngo umuntu akwibe agutware. Mwakoze rero, reka tuzasubire mu zindi video, mukomeze muzisangire kugira ngo benshi batibuka, muzisangize n'abandi. Mwakoze.